abantu uyu munsi kuki bishimira ko abakozi b'Imana aribo bambara nabi, aribo basuzugurika, batatunga iyo modoka, batarya neza, bariye nabi bibaye ikibazo, bambaye neza bibaye ikibazo, bagenze mu modoka nziza bibaye ikibazo, ntago byakabaye ikibazo. Kubera ko nabambara ubusa uhoze uvugoro uvuze neza, avuga ati twari tuzi ko bambara ishati zikazaho ubuki, badasokoza baba. Iyo yose umuntu ashobora gusenga ariko ku rundi ruhande akiboshywe. Niyo mpamvu rero ku gice kijyanye n'uko abantu bashobora, twazengurutse hano ahantu henshi ububari bwinshi butandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Ariko ubwo buzima nabwo twemera ko tububamo kubera ko hari igihe tubaho ariko ntumenye impamvu yo kubaho. None se gatoya konzi ko kunywa inzoga udashobora gusuhuza umuntu ugahita aguha inzoga, kandi nkumva mwana waga inzoga nyinshi, amafaranga mwayakuraga hehe? Nge Imana impamagara yaba isi y'abapfumu nayizengurutsemo ndayizi, maze kurwara nazengurutse ku bitaro bisanzwe, nzenguruka kwa muganga hasanzwe, hose ndivuza indwara iranga, ariko nyuma za no guzenguruka mu isi y'umwijima njya no mu bapfumu hose ndazenguruka. Wajya mu bapfumu bangahe? Abapfumu nabazengurutsemo benshi cyane. Buri abapfumu bazengurutsemo benshi. Bapfumu bari no muri mujyi wa Kigali singiye gukora kugira ngo ndange mvuge no mendwa nahana, ariko no muri umujyi wa Kigali hariho nagiye njya mu bapfumu. Aho hose nashakaga ubuzima, ariko ubuzima ntazaho ndi bubukura. Aho hose nari ndi kwirwanaho nk'umwana w'umuntu kugira ngo mbone ubuzima, ariko mu by'ukuri Kristo we wandebaga yaraza hanjyana nahashaka. N'ijambo muri Kristo Yesu bafite imibereho mishya bagomba kubaho. Ni imibereho mishya muri Kristo Yesu. Rimwe ngo nuko naba muri Kristo Yesu ngo nateka bazacirwa, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryababatuyeho, umva, ryababatuyeho ububata bw'icyaha n'urupfu. Hari abantu basenga buri gihe ariko ntibabashe kwirukana imbaraga z'akarandezi wabo, ziracyagukurikirana, ziracyaguhiga. Wayasenga ariko kubera ko utarazishurirwa ngo uzimenye, ziracyaguhiga. Aravuga ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimutsinda, bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuraho beretse. Twongeye kubasuhuza abakurikiranye Ihirwe TV. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubagira neza, kandi ntimugagire ikibazo. Nimujya murwara mukagira ibibazo mujye mutubwira muri comment tubasengere. Nimba ari imizimu tuyirukane, nimba ari imikoshi tuyirukane, n'ibisebe turabisengera bigakira. Ewe nimba ari n'ibyaha byakunaniye tuzajya tubisengera nabyo bigende. Ubwo rero mujye muduha feedback, mutubwire uko mumeze, ibibazo byose wabucamo. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dufatanye nawe, hanyuma turwane intambara yo kugira ngo ube mu mahoro. Imana ibaho umugisha. Rero uyu munsi rero imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Nge ntago ndi bwivuge muranzi, nimba mutananzi muze kureba mu biganiro hepfo aho ngaho ndimo cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, muramubona mwiza, uri smart, ariko abakozi b'Imana muri no minsi basika bari smart, amavuta y'Imana yabahaye kabisa, bameze neza. Amakuru ni meza, turashima Imana. Murakomeye cyane. Turi amahoro rwose, Yesu araturinze. Hari abajye baturuke pfiye b'abakozi b'Imana ukabona ishati yaracitse iki byose, ntabwo mucyambara amashati acitse. No kubera iki turi muri vision, musigaye mwiba byagenze biti? Yesu agira neza. Ntabwo abantu bakorera Yesu aribo bagomba kwambara ubucocera cyangwa se ari bagomba gusa nabi. Igihe turimo ni igihe cy'uko abakozi b'Imana bamaze kwisobanukirwa. Abana b'Imana barisobanukiwe, kandi haba mu myambarire, haba mu mivugire. Yesu yagize neza. Iyo Yesu agize neza, iyo Yesu atabaye, iyo Yesu hari ingoyi z'imigozi y'akaranda aciye, niyisukizamo. Yesu atarakubohora rero ntabwo ushobora. Bari abantu ba mbere gutya, bari abantu bameze kuriya batarababohora buriya. Buriya mu kubohoka ni uburyo bwinshi butandukanye, ariko hariho n'abazimu ba karande batuma abantu baguma bacupiye, baguma mu buzima budahinduka, mu buzima budasirimuka. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo abantu ntibakarabe, ntibasiga amavuta, ntibagura umwenda, ntibase neza. Yesu yaje kugira ngo atubohore n'izo ngoyi zose. Ariko je nifite ikibazo. Yego.
njya numva nkumva abakozi b'Imana ati nimuze tubasengere karande ziracika. Nakumva ku yindi radiyo nkumva undi muntu nawe ni wagihangani cyangwa se n'iki nawe ati natwe karande turazica tugahangamura ibintu tukagira gute ubundi ukuri kumeze gute bari abantu bigenda bita ubundi nimba hari ikintu wabiturushaho. So igihari nyirizina nk'uko bivuze abakozi b'Imana bajya bavuga ngo karande ziracika tumuze tubasengere tubarambureho ibiganza karande ziracika. So nukuvuga ngo rero hakabaho kumenya gusobanukirwa ese karande niki, kubera ko uyu munsi utaramenya karande ntashobora no kuyisobanura. Ariko kugira ngo usange umupfumu ngakubwire ngagiye gusobanura cyangwa ngagiye kugukuraho karande uko ntago ariko kuri. Nukuvuga ngo nabazifite se nabazifite yes nukuvuga ngo umupfumu nawe ubwo abagikorera ibigirwamana ubwe nawe abagikorera za nyabingi ubwe nawe abagikorera abakurambere. So kandi bariya ni inshuti za karande cyane. Izo rero ni inshuti za karande, ntago inshuti yakirukana indi nshuti ntago bishoboka. Niyo mpamvu rero Yesu nta kindi yaje gukora, yaje kubohora abantu, ababohore mu ngoyi za karande, atubohore mu ngoyi z'ibyaha. Niyo misiyo ya Yesu Kristo yo gukura abantu mu isi y'ibyaha akabakuramo akabejesha amaraso ye hanyuma bagakira karande, kuko icyaha cy'inkomoko nicyo kidukururira izo karande. So nukuvuga ngo rero umuntu wese umaze guhura na Kristo amaze kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uwo nguwo niwe uhindurwa muzima cyangwa se agahinduka mushya mu buryo bwo mu mwuka, akambara undi mwambaro uwa karande ugakurwaho. Kubera ko karande twagiye tuzibamo karande, ugasanga imiryango ibiterekero by'iwanyu aho baterekerera mu tuzu tw'abapfumu, aho ngaho hose icyo bavugaga cyangwa se ku bicaniro, ibyo bavugiraga ku bicaniro mu gihe cyo kubandwa, ni ukuvuga ngo nta kindi ni imivumo yabaga izira umuryango, ntago ari umugisha wabaga uri kuza mu muryango. So niyo mpamvu rero Kristo yaje gukuraho ibyo bicaniro ibisekuru byacu byari byarubatse bya karande, hanyuma dukure muri izo karande aciyo ngoyi y'imbaraga zadutwazaga igitugu, hanyuma Kristo atugirire neza, aduhembure, duhinduka abana b'Imana. Amen amen. Ariko byose maze no gucika nje ndeba abakozi b'Imana basigaye bagenda mu mamodoka ahenze kurusha abacuruza akabari. Ntago ari bibi. Abantu uyu munsi kuki bishimira ko abakozi b'Imana aribo bambara nabi, aribo basuzugurika, batatunga iyo modoka, batarya neza, bariye nabi bibaye ikibazo, bambaye neza bibaye ikibazo, bagenze mu modoka nziza bibaye ikibazo, ntago byakabaye ikibazo. Kubera ko nabambara ubusa uhoze uvugoro uvuze neza, uvuga ati twari tuzi ko bambara ishati zikazaho ubuki, badasokoza baba. Iyo yose umuntu ashobora gusenga ariko ku rundi ruhande akiboshywe. Niyo mpamvu rero ku gice kijyanye n'uko abantu bashobora guhinduka, bagahinduka no ku mubiri, bagahinduka no mu isuku. Isuku ntago ari mbi, isuku ni nziza kuri buri munyarwanda wese, kuri yaba ari umunyarwanda wese, yaba ari umukristo, uwo ari we wese utuye isi. Isuku ngo ni isoko y'ubuzima. So nukuvuga ngo rero ntago isuku ari cyo kibazo. Uvuze ikintu, uravuze ngo iyo bambaye neza ni ikibazo, bambaye nabi bibaye ikibazo, bagiye n'imodoka zihenze, bafite imodoka zihenze ni ikibazo, bagiye n'amaguru iminsi ngahe nabyo bibaye ikibazo. Abakozi b'Imana byaranze ubuzima n'ubuhinduka, Suriya kahanura ariko ubuzima bukaba budahinduka. Birashoboka ko umuntu yaba ari muri ubwo buzima kubera ko amateka yatarahinduka, ariko n'umwambaro umwe yambaye kuwugirira isuku ntago ari ikibazo. Rero iyo ari karande wayibamo ntunawumese, wawubamo ntunabashe kuwumesa. So kuba rero wawumesa nawe ukagura agasabune ku cyumweru ukajya mu materaniro nawe usa neza, nawe ugaragara neza, kuko nabo uhagarara imbere n'abantu, kandi abo bantu uri role model wawe ukibahagarara imbere ubwabyo kuba uri presentable, wakabaye ufite isuku, wakabaye usa neza. So icyo ntago ari ikibazo rero kuba umukozi w'Imana yagenda mu modoka nziza, kuba umukozi w'Imana Imana yamugirira neza ikamuha imyambaro, yarabayeho igihe kinini atagira iyo myambaro. Benshi rugabira abantu twagendaga ugateresha ipine ugasubizamo, ugafata ipine ukongera munsi ya rugabire, aho unyuze bakagira ngo ni igare. None se niba icyo bihe twabinyuzemo,
cyakubayeho nawe? ibyo bihe twabinyuzemo, kandi umurokore udafite ubuhamya nta bataraba umurokore. wanda ushaka kubaza wabinyuzemo ugeze wambara inkweto ushyiraho ikindi kiraka cyane 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 rwose. habaye iki mu Rwanda muri Kigali? mu Rwanda cyane rwose. Nibaza ko kugira ngo Kristo aduhamagare, Yesu yatunyujije muri byinshi. Ni intambara umukristo anyuramo, ariko Kristo ntago ari urwango, ni urukundo. Ibigeragezo bitugezeho nabyo biri mu rukundo rw'Imana. Nimba rero ibigeragezo biri mu rukundo rw'Imana, kuba wabaho ufite ipantaro imwe, ibyo Yesu ajya abyemera. Icyo gihe ukakinyuramo kandi ukacyemera kubera ko Kristo yemeye ko ukinyuramo, sibyo? Iyo Yesu yemeye rero ko icyo gihe ukinyuramo cy'urukweto rumwe, ukinyuramo kandi ukakivamo amahoro. Yesu icyo ashaka rero nuko icyo gihe ukinyuramo, ariko ukakinyuranamo ukwihangana kandi wuzuye kwizera. Niyo mpamvu rero ikigeragezo ngo si karande. Ikigeragezo ntabwo ari karande. Ikigeragezo ntabwo ari ubuzima bwawe bw'iteka ryose. Yesu ajya agira igihe akakutukura mu bihe by'ibigeragezo, ajya agira igihe kimwe kikavaho hakaza ikindi. Buriya ntabwo harabibesha yuko igihe cy'intambara, Bibiliya avuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo dufashe igihe mu ntambara, tukiri mu isi hari byinshi tuzahura nabyo, hari intambara nyinshi tuzahura nazo, ariko kubera ko Kristo ari urukundo, igihe kiragera uko tuzinyuramo akabasha kuturwanirira, akabasha kudutsindira izo ntambara. Niyo mpamvu rero tutagomba kwiganyira, tutagomba gushavuzwa nuko turi kunyura mu bihe bikomeye byo kwambara inkweto umwe, byo kwambara ipantaro imwe. Ariko rero kambaze ngira amatsiko, ubundi wakijije gute? Byari byagenze bite? Hari wumvishijwe se? Hari impamvu abantu benshi batuma bakizwa. Hari igihe abantu bafite ibibazo bigatuma bakizwa, abafite uburwayi bagatuma bakizwa, abafite ibyaha bigatuma bakizwa. Wowe ni ikihe kintu mu mutima wawe cyatumye uvuga ati ngiye kureba abantu bansengere pe none ndemeye, hanyuma ugafata icyemezo cyo gukizwa? Banza utuhe nk'ubwo buhamya mu magambo make. So Bibiliya avuga ngo abayo yabamenye kera, ibwira Yeremiya iramubwira ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi. Imana rero tumenya tutarabaho, itumenya tutarabaho. Ni ukuvuga ngo rero niba itumenya tutarabaho, niyimenya n'igihe tuzakirizwa. Niyo mpamvu uyu munsi nk'uko mbajije ikibazo, nkiri mu isi y'ibyaha, nari mu gihe cy'uko numva ubuzima ndimo ari bwo buzima kandi bukwiriye. Ariko ubuzima nabagamo nibereye mu bucuruzi, ubuzima nabagamo numva ko isi ubuzima bwayo ari ukuryoshya, ari ukuba mu tubyiniro. Twajyaga turara mu tubyiniro, ukadukeraho twinywera amayoga, twibereye muri ubwo buzima tutaramenya Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Aho twari turi mu tubari turaramo bukadukeramo. Uzi kwinjira mu kabari ukinjiramo ninjoro, hanyuma bugacya izuba rikakurasiraho mu gitondo utaramenya ko bwakeye, ariko wasoka hanze uvuye muri boîte dono, wasoka hanze ugakubitana n'urumuri rw'izuba, ntabwo ushobora gutambuka, ubanza guhumbaguza kubera ko ntago wowe uba ikirere cyawe, kubera ko amasaba ataryamye ubutigeze uryama, connection yawe n'amaso n'imirasire y'izuba ntabwo ushobora guhita iba connect. So niyo mpamvu ubwo buzima twabubayemo, tukarara mu bubare, twazengurutse hano ahantu henshi ububare bwinshi butandukanye hano mu mujyi wa Kigali. So ariko ubwo buzima nabwo twemera ko tububamo kubera ko hari igihe tubaho ariko ntumenye impamvu yo kubaho. None se gatoya ko nzi ko kunywa inzoga udashobora gusuhuza umuntu ngo ahita aguha inzoga, kandi nkumva mwana waga inzoga nyinshi, amafaranga mwayakuraga hehe? So amafaranga aho twayakuraga za 2011 kuzamuka muri iyo myaka, nacururizaga mu mujyi wa Kabuga, aho bita Bugahoromani. So niho nacururizaga idukira ibyo kurangura imiceri, kuranguza imiceri, amasukari, amavuta. So ubwo buzima nabo bayemo muri iyo myaka y'ubucuruzi. So urumva ari uko ntari mbuza amafaranga yo kuba nabasha kujya mu kabyiniro muri weekend ngo nge guserebura, nge kuryoshya. So urumva ko nari mfite ubushobozi bunyemerera kujyayo. Si uri umusore ucuruza urutarashaka, icyo gihe ntari ntarashaka. So ubwo buzima rero bwose nari ntaramenya Kristo.
nayo ntaramenya Kristo ndi muri ubwo buzima bw'isi y'umwijima ntwarwa n'isi y'umwijima inyobora uko ishaka. hanyuma ugereranyije buriya wanyweye nk'amakamyo angahe buriya? Biragoye kugira ngo ubare amakamyo y'inzoga baba baranyweye mu gihe nta munsi umuntu bwiraga ntanyweye, kuko nageze aho mbimbata y'inzoga cyane. Niyo mpamvu twavuga ngo karande still ushobora kuba unywa inzoga wowe nkurikiye, ushobora kubinywa inzoga n'umutima wawe ukumva ushaka kuva kuri izi nzoga, ariko ufite imigozi ya karande, ufite imigozi y'abazimu bo mu muryango bakunyweramo inzoga. So iyo ufite izo mbaraga rero zigukoreramo, niyo ukijijwe utarahabwa imbaraga, niyo ukijijwe ukiri kwinjira mu nzira y'agakiza, kuko natangiye kwinjira mu nzira y'agakiza, ariko mu kuyinjiramo kubera ko iyo migozi yari ikimboshye, still n'ubundi nkongera nkanywa inzoga, nkakizwa ariko nkongera nkanywa inzoga. So nukuvuga ngo igihe nanyweye inzoga, warumbajije amakazi nanyweye cyangwa amahirigisi, ntabwo ushobora kubara ngo wanyweye amakazi yangana iki. Agatota kararenze buriya. Twanyweye inzoga nyinshi, twaranyweye tukava hano tukajya BJ Bujumbura, tukajya ku mucanga kuri Saga Plage, tukagenda ukanywa byero urambitse amaguru mu mucanga ku mazi aho ngaho, sibyo kuri Tanganyika. So nukuvuga ngo ariko cyane cyane ko nakoragayo na business, nakoragayo n'ubucuruzi icyo gihe. Ariko ikiba kiriho nuko muri ubwo buzima bwose tuba tukiri mu isi y'umwijima, tuba tukiri mu isi y'umwijima tutaramenya Kristo. Ariko ndashima Yesu we wankuye muri ubwo bujima bw'isi y'umwijima, ndashima Kristo we wansanze ubuzima bukomeye, kuko Yesu yampamagaye icyo gihe ubuzima bw'ibyo gucuruza igihe cyaje kugera, nkorwaho n'uburwayi, mara igihe gikomeye cyane ndwaye, ndetse so haza gutegerezwa no gushyingurwa. Ntekereza nuko nagura isanduko yo kugira ngo nshyingurwe, icyo gihe nkibamo. Wowe ubwawe wiguriye isanduko? Yes, ubwanjye nagize icyo gitekerezo cy'uburyo nkurikije nuko nari ndwaye n'igihe nari ngezemo ndi mu marembera yo kuva muri uyu mubiri, ntangira gutekereza uko ngomba kubona isanduko. Byango byagenze bite, bigenda gute? So uko byagenze, urumva muri ubwo buzima bw'ubucuruzi igihe kikaza kugera, akabaho igihe cy'uko Imana impamagaye, ubucuruzi bwose bumaze guhomba, igihe kiragera cyo gukora, ariko ubucuruzi bwahombye ari uko ndwaye, kuko narwaye igihe kinini ariko nza kugaruka n'ubundi ubucuruzi bwaramaze. Wari urwaye iki? So muri icyo gihe yari amarozi. Muri icyo gihe rero nicyo Kristo yamfatiye nyirizina ubundi muri ubwo burwayi no muri ubwo buzima nari. Amarozi se wabwiwe n'iki karama? Aho niho Kristo yamfatiye. Nukuvuga ngo nge Imana impamagara, yaba isi y'abapfumu nayizengurutsemo ndayizi, maze kurwara nazengurutse ku bitaro bisanzwe, nzenguruka kwa muganga hasanzwe, hose ndivuza indwara iranga. Ariko nyuma za no kuzenguruka mu isi y'umwijima, njya no mu bapfumu hose ndazenguruka. Wajya mu bapfumu bangahe? Abapfumu nabazengurutsemo benshi cyane. Buriya abapfumu bazengurutsemo benshi. Bapfumu bariho? No muri mujyi wa Kigali singiye gukora kugira ngo ndange mvuge nomendwa nahana, ariko no muri uyu mujyi wa Kigali hariho nagiye njya mu bapfumu. Aho hose nashakaga ubuzima, ariko ubuzima ntazaho ndi bubukura. Aho hose nari ndi kwirwanaho nk'umwana w'umuntu kugira ngo mbone ubuzima, ariko mu by'ukuri Kristo we wandebaga yaraza hanjyana nahashaka. So mwiyo si umwijima arandeka nyibamo, abantu bakambwira ati Imana iravuze ngo zenguruka, ariko Uwiteka niwe Imana izakwikiriza. So igihe cyaje kugera mva mu bapfumu, mvamo amafaranga amaze kunshiraho, ubuzima bumaze kwanga, abapfumu nabo mbavaho. Zongezaho ndavuga nti wa Yesu numvaga bavuga ko natwe twahoze turabanzi b'umusaraba dutuka Kristo, natwe tuvuga iby'abarokore, kari ubuswa, kari ubucucu. Sori gato turagira aho ngaho. Aho ngaho ukigisenguruka mu bapfumu, nibwo watekereje kuba wagura imva izashingurwamo? Aho nyira aho ngaho mu bapfumu, aho ngaho mvuyeyo. So kubera ko nabananwaga n'iminsi, hari igihe umubiri ubu gucika wumva, n'abantu baratwikira bategereje noneho yuko ubuzima burangira umwuka uhera, ariko biranga ko umwuka uhera.
icyo gihe rero Kristo aho ngaho niho yanzura ko natangiye gusenga isengesho, amasengesho y'ubupapa y'inginga Yesu kugira ngo nze kubona. Bari reka nkubwire, hari igihe umuntu no mu buswa umuntu arimo hari igihe Satani ashuka cyane abantu, no mu buswa turimo ugakomeza wihagarara. Iyo umuntu ataragera kure, iyo umuntu Yesu atarahura nawe, abagifite amashagaga, abagifite no mu buzima yamaze kugera hasi, yamaze kurambarara kwitaka, aho twakita kwitaka, abagifitemo ako kantu kubwibone, kubwiyemezi, kukwiyumva ko hari icyo agishoboye. Aho rero no hantu atangiye gusenga isyo mvuga ariko Yesu aho warahageze hararangira pe. Ndavuga ntume amafaranga, ndabona amafaranga ashizeho, nyasize mu bapfumu, guhomba ndahombye, inzu nari mfite ndabona bateje cyamunara kugira ngo nishyure amabanki, ndishyuye. Hanyuma noneho aho bigeze iyi saha ya none, reka uyu munsi habeho ubuzima bw'uko ngiye kuva mu mubirimo ndabyumva, noneho reka umpayimva, umpayisanduku, singende nk'umuntu utarakoze kandi narakoraga, nari nakoze ibintu byemeye, ibintu bimeze neza. So noneho mpayisanduku. So byari isengesho ry'ubupfapfa, byari isengesho ryo kutamenya, byari isengesho ryo kutasobanukirwa Kristo wari we, ariko aho niho Kristo yamfatiye, yaranyimanye rero mu maboko y'abazimu n'abadayimoni bashakaga. Kugira ngo usenge ubwire Kristo ati wankijije, waramubwiye ati mpayisanduka. Nuvuga ngo kumusaba, namusabye iby'ubuswa, musaba iby'ubupfapfa, ariko Kristo arebye ko musabye ayisanduka inshingura, Kristo aranguranira icyari urupfu agihindura mu buzima. Yesu ampagakiza. Aho rero niho Kristo yamfatiye, kuko nari musabye isanduku kugira ngo mbone uko nshingurwa. Yesu we ibyo abirebye abona iryo sengesho n'iry'ubupfapfa, hanyuma Kristo aranguranira, arongera ansubiza ubuzima. Ubu rero uyu munsi wa none ndiho kubera ko Kristo yanzuye. Waje gukira se, waje gukira bigenze bite? Yes, naje kwinjira mu nzu y'Imana, kandi ninjiye mu nzu y'Imana ari ninjoro, kubera ko buri abantu bari mu isi y'umwijima tuba tugifite ibintu icyo gihe umuntu abagifite ubwibone, abagifite intinyito, nta gushobora kujya habera bari, nta gushobora kuhakandagira, nubwo babona baba basuzuguritse baciriritse, ariko aho bari iyo uhageze uhinjirana urwikwango rw'abo bazimu n'abadayimoni baba bakugose. So narahageze mpagera ari ninjoro, mpageze baramya Imana mu ndirimbo zo kuramya Imana. Numva ngo we neza, numva ati burya indirimbo zo kuramya Imana burya nazo ziraryoha. Ndavuga ariko nubwo twabyinaga muri boate, nkumva ibintu biraryoshye muri boate, bigaragaye ko mu Mana naho indirimbo zaho ziryoshye, mu Mana naho indirimbo zaho zimeze neza. So naho rero Kristo yamfatiye, amfatira mu rusengero, nguma aho ngaho, nguma muri ibyo bihe byo kuramya, nguma muri ibyo bihe by'uburwayi, ndahakomereza muri ubwo buzima. Yesu arandeka, ntangira nanjye kwiga gusenga, ntangira nanjye kumva ijambo ry'Imana, ntangira gutabaza Kristo, ndamubwira ngo nanjye ndengera noneho wa wundi wasabaga urupfu, ntangira gusaba ubuzima, ntangira kumusaba agakiza. So nukuvuga ngo rero aho nasabaga imva yo kunshingura, igihe cyaje kugera, noneho ntangira gusaba Yesu, ntangira kumusaba agakiza. Wa wundi wari upfuye nongera gusaba ubuzima, nongera gusaba kubaho. Kristo rero aranguranira, aranyimana mu maboko y'abadayimoni n'abazimu biwacu. Yesu anguranira icyari urupfu agihinduramo ubuzima. So uyu munsi rero niyo mpamvu mvuga Kristo, kubera ko Kristo yarandengeye. Byaje gute kugira ngo ugere ahantu wizera ko Yesu yagukiza? Ahantu byavuye mu kwizera nuko nari maze kuva mu isi y'umwijima, nari maze kuzenguruka mu bapfumu, nari maze kuzenguruka ahantu hatandukanye hose nireberayo, nari nzengurutse mu isi y'ibyaha ndushye igihe kirekire, nari nzengurutse, urumva nimba nari nzengurutse mu isi y'ibyaha igihe kirekire, nkongera nkagerekaho kuzenguruka mu isi y'abapfumu, mu isi y'abarozi, naho nkareba uko bakora. Ni ukuvuga ngo nta kindi nari nshigaje inyuma buretse kwizera Kristo. Nimba nari ngezeho nsaba gushyingurwa, nta kindi cyari gisigaye buretse noneho gusaba Kristo kugira ngo andengere, ampindure musa. Yarabikoze. Yesu rero uyu munsi yarabikoze, ndamushima, ndamuhimbaza. Nawe wari wihebye, nawe wari unaniwe, nakubwira ngo Kristo ashobora byose. Ngo yaratuzuye twebwe ngo abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, Abefeso 2. Yesu ashimwe cyane. Kristo yaratuzuye abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, aratuzura. Abasabaga urupfu, abasabaga imva, Kristo
arongera aduha ubuzima. Uyu munsi rero mvuga Kristo shize amanga, kubera ko uyu munsi yonza gupfa umubiri wanjye uba warahindutse inyo, ntabwo mba nkiriho. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero tudafite ipfunwe ryo kuvuga Kristo. Pawulo avuga ngo erega ngo ubutumwa bwiza n'ubunkozi isoni, ngo kuko ari imbaraga z'Imana zihesha uwizeye wese agakiza. Muri bwo niho hari imbaraga, muri bwo niho hari ubuzima. Imana yacu ishimwe cyane. Muri ubwo butumwa, muri ibyo bisuzuguritse, muri ibyo twatukaga turi mu isi y'umwijima, muri ibyo twabonaga bidafite umumaro twebwe tukarara mu bubari, muri ibyo aho ngaho niho Kristo yadusanze aduhindurira ubuzima, aduhindurira amateka. Uyu munsi niyo mpamvu tumuvuga dushize amanga, tuzuye kwizera. Yes, hallelujah. Ngicokora gice cya mbere 12, ngicokora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Amakuru yizewe yani nuko abo batigeze babyarwa n'ubushake bw'umugore cyangwa n'umugabo, ahubwo abo babyawe n'Imana kubwo kwizera Kristo. Abo babyawe n'Imana kubwo kwizera Kristo, ntibigeze bava mu bushake bw'umugore n'umugabo. Ni Imana yababyaye ubwo Kristo yamenaga amaraso ku musaraba i Golgotha, ubwo Imana yagambiriraga kongera kubona Claude muzima, utagifite kuba mu nzu z'abapfumu, utagifite kwiheba, utagifite kurara mu tubari. Kristo akavuga ngo noneho ni wowe napfiriye, nawe ngwino ubeho. Kristo aravuga ngo baho nanjye baho. Nguye dusanze twigaragura mu ivata, ngira twezi dukuramo, ngira twezi dukuramo, iratubabarira, ngikiriti kindi isezerano rikomeye, idusezeranya ubugingo. Ngo yirwa bapfa mu mwami kugira ngo baruhuke imiriho n'imihati, ngo umwuka nawe arabyemeza, umwuka nawe aravuga ati yego koko baruhuke imiriho n'imihati, baruhuke kurara mu tubari, baruhuke kuba mu buraya, baruhuke kuba mu buzima bwo gutwarwa n'imandwa, zo gutwarwa na za karande, zo guterekera. Nane ufite umushangazo. Aba bantu impamvu tubivuga ni so one day, ariko iyo twajyaga kumusura, yabanzaga gusuka kugira abantu bumve imbaraga za karande, kugira ngo abantu bumve nimutara bibaye mariko ibi bintu birakora. Ariko iyo twaya kunywa inzoga, kugira mpe ku nzoga, yabanzaga kuyisuka hasi. Yabanzaga gusuka hasi, akavuga ati, agamagara mu izina ry'umubyeyi wanjye papa, akavuga ngo umwana wawe yaje, ngwino musangire. Akabanza agasuka hasi tukabona ko papa we yarariho se cyangwa ntago yarariho, yarapfuye. So ubwo bishatse kuvuga ngo icyo bita imiterekero cyangwa se icyo bitwa gukorana n'imandwa, icyo kwita gukorana n'abakurambere, icyo twubakiyeho nk'imiryango, izo mbaraga zirwanya abana amanywa nijoro. Ukabona abantu barashaka kwiyahura, umuntu arashaka kwiyambura ubuzima, umuntu asambana atabishaka, zikora abantu basambana batabishaka, umuntu abaswa n'inzoga atazishaka, umuntu akagambirira kuzireka ariko bikanga, umuntu akagambirira kuva mu busambanyi ariko bikanga. Siwe afite imbaraga z'umwanzi bamuterekereyeho, nizo zimukoresha. Afite imigozi imuhambiriye ya za karande. Nanjye rero nuko byari bimeze. Kabanza gasuka hanze hasi, todura umuhungu wawe yaje musangire, tumuhungu wawe yaje musangire, gasuka hasi inzoga nimbari Primus, twarangiza tukanywa. Ariko bishatse gusobanura iki? Nibishatse gusobanura iby'ubuzima tubamo, tukarwanywa n'ibintu ariko nitumenye imbaraga ziturwanya hoze. Shase kuvuga ngo cyagiye unywa inzoga ukarara mu kabari, si yari wowe? Igihe nanywa inzoga nkarara mu tubari, ndetse nashatse no kuzireka n'umunsi mbatizwa ngiye nahise njya mu kabari nimugoroba. Yamaye munsi mva mu mazi, kugira ngo wumve imbaraga zitugota, wumve imbaraga zituboha, ku buryo niyo wava muri ayo mazi wavamo ugasubira ku nzoga, wavamo ugasubira gusambana. Ariko nta kindi Kristo yaziye ni ugukiza ngoyi, ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaroho. Na yindi ngoyi, na yindi mitwaro twikoreye, Kristo yaje kuduruhura. Ni imitwaro ya za karande zidukoresha ibyaha kandi imitima yacu itabishaka. Pawulo aravuga
mu Baroma ku bice 8 ngo imibereho mishya bari muri Kristo Yesu. Patiri aravuga ngo imibereho mishya muri Kristo Yesu. Umva makuru ngo nukurera bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryaba batowe ububata bw'icyaha n'urupfu. Karabaye. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryaba batowe ububata bw'icyaha n'urupfu. Ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu. Ni Kristo nyirizina waje kubatura bari babaswe na za karande atugira imbata ze. Abakuraho rya tegeko ryabategekaga, adukuraho rya tegeko, adukuraho y'amasezerano ibisekuru byacu byagiranye na za Nyabingi, adukuraho ubwo bubata, aduhindura imata ze. Rya tegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ni Kristo nyirizina niwe bubasha muri twe. Ni ijambo muri Kristo Yesu bafite imibereho mishya bagomba kubaho. Ni imibereho mishya muri Kristo Yesu. Rimwe ngo nukuraba muri Kristo Yesu ngo nateka bazacirwa ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryababatuyeho, umva, ryababatuyeho ububata bw'icyaha n'urupfu. Twarabatuwe, twarabatuwe kubwo kwizera Kristo. Niyo mpamvu tudakwiye kugira ubwoba, kubera ko Kristo imirimo yarayikoze i Karuvari. Turi kwizihiza Noheli, abantu barya insake n'inkoko, ariko ntago ari cyo Kristo yaziye. Si izo nkoko, oya, si ayo mafiriti, oya, no, si bibi ko twakishima, ariko tumenye icyo Kristo yaziye mu isi. Ni ukugira ngo tubature ububata bw'icyaha n'urupfu bwa karande zari zitugose aho baduterekereraga. Ariko ntaguciye mu ijambo cyangwa nkuciye mu ijambo, nibyo urabona kuri Noheli nibwo bigaragara ko abantu babatuye cyangwa batabatuwe. Ku munsi wa Noheli abagifite za karande niho bujya kubona ukabona za karande zabo tugomba kwishimira muri Kristo, tukanezerwa muri Kristo, tukabyinira muri Kristo, tugakora ibikorwa muri Kristo kuri Noheli. Noneho n'abakarande nabo kuri Noheli zirazuka, niho basambana cyane, niho banywa cyane, barara mu kabari, niho bakuka amenyo, niho bafungwa, bega kandi ngo ni kwizuka, ngo barimo barizizuka ry'umwami wacu. Urumva batabicuritse? Biracuritse cyane kandi birababaje kandi bitewe n'agahinda kuba waba uri kuvuga ngo uri kwizihiza Kristo ko yazutse, ko yavutse, ko yagupfiriye, ariko ukamwizihiza uri gusambana, ukamwizihiza uri mu mayoga. Ariko abo nabo ntago twabaciraho iteka, kubera ko natwe niho twahoze. Wibuke ko Bibiliya yatubwiye mu Efeso ngo namwe yarabasuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Nta nubwo ari kubw'imbaraga, nta nubwo ari kubw'amafaranga, no, ahubwo ni kubw'impano y'ubuntu. Bibiliya bisobanuye ikatubwira ko ari impano, twakijijwe n'ubuntu. Kandi ubwo buntu ni impano twahawe n'Imana. Ni impano, nimba ari ubuntu bwadukijije, bishatse kuvuga ko ubwo buntu bwadukijijwe n'abandi bakiriyo haracyari ibyiringiro ko nabo bavayo. Natwe twavuye mu myaka yashize, natwe babonaga tukiriyo bakavuga ngo barapfuye bararimbutse. Abatubonaga turara mu utwo tubyinira babonaga natwe turimbutse, ariko igihe kiragera, isaha yacu gira gute, iragera. Cyanditswe kirongera kirasoza kiravuga ngo abayo yabamenye kera. Twari muri bo kugira ngo tuzamye Kristo igihe nk'iki. Nta soni, nta pfunwe ryo kuvuga ubwiza bw'Imana, byo kuvuga urukundo rw'Imana ishobora byose. Yesu araryoshye, Yesu araryoshye, Yesu ngo mbere neza, Yesu araryoshye, ngo ni umugabo w'unyakuri, ngo n'ibihamya birahari. Ngiyo yuguruye amakuru yizewe ntawe ushobora kugwara. Patri ndafashe, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Ibihamya kandi birahari. Ni umugabo wo kwizerwa, ni umugabo wo kwiringira, ni umugabo utabesha. Ngicyo yavuze no kugikora azagira gute, azagikora. Haba mu mvura y'amahindu, haba nijoro, Kristo ariteguye kugira gukora muri iryo curaburinde. Yes, hallelujah. Niyo mpamvu tudakwiye kugira ubwoba, kuko Kristo wacu yarazutse, yaravutse, arangije aradupfira, arangije arazuka, urupfu ntabwo rwigeze rumuherana.
kandi uwo wapfuye niwe wazutse. urupfu ntabwo rwamuhera Nibishoboka Yesu urupfu ntabwo rwigeze rumuherana. Ageze ikuzimu umwanzi aramukubita ndetse amwambura imfunguzo, akingura ibituro by'abera. nimba koko yaracingwa ibituro by'abera bari hepfo, abari mu isi bobo ntabwo bazarushaho kugira umudendezo koko? Bazarushaho kugira umudendezo kubera ko Kristo yabazaniye amahoro, kubera ko Kristo yabazaniye ubuzima. Wikiyahura, wikigirira nabi. Biracyasohoka ngo naho igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kikera imbuto zacu mu gihe cyacu. Wikumva rero uko byarangiye. Uracyari mu kabari wumva ushaka kuvamo, ariko Kristo arahari kugira ngo akugirire neza. Abadayimoni abazimu banyu bakunyweramo inzoga. Uzi ikintu cyanshoboje kuva ku nzoga? Uzi iyo mirimo Yesu yakoze? Uzi ko natangiye gusenga amasengesho y'iminsi 7. Twari turi kumwe na mushumba Pastor Emma Ntambara, hari akantu yigishije. Mushumba ndamukunda cyane. Hari ijambo yigishije. Twari turi muri biriya bihe bimeze neza. Uzi ijambo yigishije? Naryonse. Nari maze igihe senga, ariko n'ubundi bya karande zanzoga banerekere, donc zanzoga basukaga hasi mbere y'uko nywa, nkabanza gusangira nawe bakurambere. N'ubundi style narakijijwe njya mu mazi, ariko mvamo style nkomeza kuba umunywanzoga. Ariko ijambo niryo buzima. Ijambo niryo buzima. Ijambo niryo riduhembura. Ijambo niryo riduhindurira amateka. Icyanditswe umushumba arigisha aravuga ngo hari igihe ibyaha bitubikora ariko atari twe, dufite izindi imbaraga za karande zatwizingiyeho zidashobora kukurekura. Kereka winjiye mu kibazo cyangwa se mu mbaraga z'amasengesho, Imana ikaguhumura ku maso, ugasobanukirwa ibyanditswe, ukinjira ugasenga, ukirukana izo mbaraga zikurwanya. Hari abantu basenga buri gihe ariko ntibabashe kwirukana imbaraga z'akarande ziwabo. Ziracyagukurikirana, ziracyaguhiga, wayasenga ariko kubera ko utarazishurirwa ngo uzimenye, ziracyaguhiga. Aravuga ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimutsinda. Bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuraho uretse gusenga no kuyiriza ubusa. Natangiye gusenga amasengesho y'iminsi 7. Sengera dayimoni nkweramo inzoga. Sengera dayimoni nkweramo inzoga. Asenga amasengesho 7 day. Ndi kwirukana dayimoni yanyweraga inzoga. Nkasenga nkafashwa nkatanka abandi, ariko style nagera mu rugo nkahita nkaryamana nagera saa 5 z'ijoro, umva uburyo dayimoni ikora. Zageza saa 5 z'ijoro ngo niyumanganyije bikanga ishuka nkayikubita umugere nkasubira ku kabare. Nkakicyo kunywa nkagaruka nanywa amahoro agataha. So urumva uburyo Satani akoresha. Aho warabatijwe? Aho nari narabatijwe, narasengaga mfashwa, narasengaga rwose nkavayo no mu rusengero nanezerewe, ariko style kubera ko zambaraga zari zimboshe. Mu Baroma 7 Paulo nawe agenda bisobanura. Udo nshaka gukora icyiza ngarika ikibi kikananga imbere. Ngarika ubwo nshaka gukora icyiza ngikibi kikananga imbere. Ngo menye neza katari njye ugikora, ngahubwo ni icyaha kiri muri nge. Iyo utaramenya ikiri muri wowe nta nubwo ushobora gukizwa. Ibanga rihari ni ukumenya ikiri muri wowe. Ya masengesho iminsi 7 ararangira. 7 day ndayasenga nirukana dayimoni, mbwira Yesu nkura ku nzoga, wakoresha donc imbaraga zose urazifite, ububasha urabufite bugakiza. Rero nta kindi nukubumbura kanwa, nubwishurirwa warangiza guhishurirwa ukabumbura kanwa ugahamagara Yesu, nta zindi mbaraga. Nubwo nahamagaye Yesu muri amasengesho y'iminsi 7, kandi nabwo ntago byambujije kunywa, ariko uko ngenda nyasenga ngenda afatwa n'ikibatsi cy'imbaraga. Uko mpamagara Yesu, uko nirukana abo bazimu banyweramo inzoga, uko nirukana abo badayimoni, uko nsenga iryo sengesho nkayavamo nuzuye ubundi bwiza bw'Imana, nkayavamo nuzuye izindi mbaraga. Aho rero Kristo niho yamfatiye. Igihe cyarageze, umunsi navire ku nzoga nta nuwo namenye. Wagiye kubona umva yanyota irarangiye. Ngi nyota nabwira Kristo ngo kuramo ahari inyota y'inzoga, washira inyota y'ijambo ryawe. Kuramo ahari inyota y'inzoga, haba ijambo ryawe. Ahari igicumbi cy'abazimu banyweramo inzoga, hawe ingoro yawe, hawe ubuturo bwawe. Nguko uko nawe na Kristo. Nguko uko Kristo yangiriye neza. Nguko ahari inzoga, ahari inyota y'inzoga, yahashize inyota y'ijambo rye. Hari somo nungutsemo yuko
abantu Yesu Bibiliya avuga ngo yaje gushaka abarwayi ntiyaje gushaka abazima. Rero ikibazo cy'umuntu ari kitakemuka umunsi umwe mu rusengero, ariko arushaho gutinda kuguma mu rusengero agumana na Yesu, Imana ikamusanga ikamubohora. Singira ngo nibyo somo ariko ukutindanye n'Imana, Imana ni kugenda urushaho gusa nayo, ni kurushaho gusa nayo. Yego. Ukutinda ku kidendezi winginga Imana, ukutinda ku kidendezi winginga Imana, ntuve ku kidendezi kuko ku kidendezi wahageze uri kubona amakuru y'abantu bari kuhakirira, nubwo utarakira ariko uri ku kidendezi ubona ubuhamya bwa bene so, amazi yihinduriza babasha gukira. Ni ukuvuga ngo nubuye buhungiro bundi ufite, nubwo utarabona wakunaga muri ayo mazi, nubwo utarabona marayika ngaze nawe akugirire neza. Niki kigushubije inyuma kandi wageze aho bakirira? Niki kigushubije mu icuraburindi kandi uri kureba ubuhamya bwa bene so? Ni kenshi abantu batanze ubuhamya bw'imirimo Imana yakoze, ariko abantu ntibicare mu nsengero ngo batuze ngo avuge ngo nanjye yagiriye neza Patrick, nanjye yangirira neza. Iyo amugiriye neza uyu munsi akaba yiza akarangiza amashuri, nanjye yanshoboza nkayiga nkayarangiza. Iyo amukuye mu byaha mu nzoga, nanjye yangirira neza nkazivaho. Ngatindane n'Imana, yicaraho yinginga Imana, agira ishurirwa ryo kuvuga ngo Kristo ngwino nanjye mutima wanjye uragukeneye. Yes. Petero ngo ndore ndi ku rugi ndakomanga, umuntu wese niwe uvije ujyanye ngakingura urugi rwe, zinjirwe dusangire. Ikintu kibuze nta kindi, nuko abantu habuze gukingura umuryango gusa, n'ugukingura urugi, hanyuma ubutabazi bukaba Yesu. Babwiye ko kuva ku nzoga nta zindi mbaraga nakoresheje buretse gusenga amasengesho, nkatangira gusobanuka ko hari dayimoni cyangwa hari umuzimu unyweramo inzoga, noneho ngiye ngasobanukirwa uwo muzimu, nkatangira kurwana nawe, nkatangira gusora uwo muzimu wanyweragamo iki inzoga. So bishatse kuvuga ngo habayeho gusobanukirwa ikiri muri njyewe, cyanditswe cya Paulo mu Baroma, menya neza ko atari njye unywa inzoga, ahubwo hari karande zinyweramo inzoga. Maze gwishurirwa iryo banga, niko kuvuga ngo noneho ndabimenye, ndasobanukiwe neza, noneho ubu ngiye guhamagara Kristo kugira ngo aze yicare muri njye, ahari inyota y'inzoga ahashyira inyota y'ijambo rye. Hari inyota yo kurara mu tubari, hari inyota yo kurara mu tubyiniro bukankeraho, Yesu ahashire kurara mu nzu y'Imana. Ubu nta bundi buzima tubamo no kurara mu nzu y'Imana. Na n'uyu munsi saa 12 ndaba ndimo, ndahera mu masaha 4 buracya, ejo kwa gatandatu ubwo nzaba nasinzire kandi ndaba ndi mu murimo w'Imana. Imana iguhumugisha cyane. So ni ukuvuga ngo rero twakishima tukanezerwa kubera ko Kristo yavutse kugira ngo tubohorwa bari imbohe. Uyu munsi wa none ndi kuvuga ibi kubera ko iyo nza uriya munsi kugenda, ntabwo uyu munsi buri kunyumva, na Yesu ntabwo uyu munsi abari kumbona, ariko icyo mbereho uyu munsi ni ukugira ngo mbakanwa k'Imana. Icyo Kristo yansigarije second chance mfite uyu munsi amahirwe ya kabiri Imana yampaye, nayo kugira ngo igihe gihumeka kakuka, noneho namenye icyo mbereyeho, nuko navuga ibyo bwami bw'Imana, Imana igasingizwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hano nta wundi mwami twaje kuvuga buretse Kristo. Uvuga ngo rero nuko twavuga Kristo, baba abantu batanu, baba 100, baba 1000, baba 20 byose bikurikirana. Icyo wavuze uri kuvuga ubwami bw'Imana, Imana yo mu ijuru ishyirwa hejuru. Yesu urakoze cyane, kandi n'ukuri turashimye Imana yakoze ibyo bintu byose. Yesu araryoshye. Yesu tuzagutumira kandi bwa kabiri uzongera uvuga byinshi. Biragaragara yuko nta umuntu wese Imana imufitemo umumaro. Buriya bari abantu bari mu rumogi, bari mu biki, buriya bari abafite umugambi ukomeye Yesu Kristo wa Yesu Kristo, ahubwo Satani yaragiye abushyira mu mwijima. None niba ataza vuba ushobora kubora, bikabora bikarangira. Ariko kandi nuko abana b'ubugingo n'ubundi nta kabuza abakiri mu isi y'umwijima uyu munsi, icyo nababwira nuko Kristo nawe abakunda. Imana yacu n'urukundo. Yesu ntabwo yigiye azira abakiranutsi, ahubwo Kristo yaziye abanyabyaha. Niyo mpamvu rero ukiri mu isi y'ibyaha birashoboka, kubera ko Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, ateze amaboko, ategereje abana baza bamusanga kugira ngo bamuhungireho, abahe kuruhuka. Kubera ko uyu munsi abantu bariyahuye mu buzima
ntabwo uba ahantu hari ibivu. Yemba ni ukuvuga ngo ubu ngubu hari abantu, umuntu ushobora kwifata ukagenda ubuzima bukamucanga akinaga mu modoka, hari n'undi wifata ubuzima bukamucanga akagenda akinaga mu kivu tibiranze. Ariko ninde usanga kenshi atari uriya muntu, ahubwo hari dayimoni imujyanye y'urupfu yo kumwangaza, iragenda imujugunyamo. Ntabwo uriya muntu yari we, ahubwo hari ikimutwaye. Ubwo bubata rero nibwo Kristo yaje kudukuraho. Wow. Ya tugeze ku musozo rero, kandi twanezerewe, turagushimye. Reka ngusabe ngo usabire aba bantu umugisha, kandi aba bantu basabire, urebe ikintu basabira abasaba gukurikirana bose. Imana ibaha umugisha cyane. Icyo nabwira aba bantu badukurikiye nuko Kristo ari umwami, kandi Kristo yaje kugira ngo agukize nanjye nkize. Twebwe ngo abari bapfuye, musome Efeso ibice 2, abari bapfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, Kristo rero yaratuzuye, ubu turi bazima muri Kristo Yesu. Ni koko nguko tuzasa ntikurahishurwa, ngo ariko icyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa none, wowe warurushye, wowe warunaniwe, wowe wumvaga wihebye, reka nkubwire ko Kristo aragutegereje, agufitiye urukundo, wikigirira nabi, wikiyahura, ahubwo menya ko Kristo ari ku ntebe y'imbabazi agutegereje kugira ngo akugirire neza. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo uwo rukundo, agufitiye urukundo, wikigirira nabi, wikiyica, baragusetse, barakubuze, ariko ibyo byose nibigutesha umutwe, kubera ko Kristo aragutegereje kugira ngo akuruhure ubwo bubata warurimo. So reka tubasengere rero Imana yacu yo mu ijuru. Data uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye, turagushimiye ku bwa benshi bumvishira ijambo. Ndakwingize kugira ngo Mwuka Wera wawe amanukire kuganza muri bo, uhindure intekerezo zabo n'ubuzima bari barimo uyu munsi wa none. Mwuka Wera wawe bagenderere, abafata icyemezo cyo gukizwa kubwira ijambo, umanukire kubagirira neza. Ndakwingize kugira ngo ubakure mu mbaraga za karande, aho babaterekereye, aho babazingiye, mu izina rya Yesu Kristo. Biyeje imigambi yose y'abadayimoni yagenzaga ubuzima n'ubugingo bwabo mu izina rya Yesu. Abarozwe tubasabiye ubuzima mu izina rya Yesu. Dusenye izo mbaraga zabarwanyaga mu izina rya Yesu Kristo. Duheje imigambi y'amahembe, duheje imigambi y'abakonikoni, duheje imihambi y'icakwa ku buzima n'ubugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka umucyo wawe ubamurikire, ubakure mu icuraburindi, ubakure mu ivata, kugira ngo nabo ubahe guhasurirwa, ubahe amayerekwa, babashe kukwizera no kukwiringira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Yesu turakwinginze kugira ngo imirimo n'ibitangaza byawe bikorerwe muri bo, kandi ubwo tuzabona Kristo baza batanga ubuhamya, tuzashima izina ryawe, tuvuge kwera ndetse no gukomera kwawe. Abari mu Rwanda, bari mu mahanga, ahantu hose hatandukanye, turasenze kugira ngo gukora kwawe, presence yawe imanuke, Kristo ibagote mu izina rya Yesu Kristo rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Urakoze gitare cy'amahanga, tugushimiye neza n'urukundo n'umugambi mwiza ku buzima bw'abera mu izina rya Yesu, amen. Yes, murakoze cyane. Iyi ni Hirwe TV. Ngira ngo kaka ntabwo twareka kukavuga, ngo mwibuke gukanda subscribe ndetse na share. Hanyuma abafite ikintu bashaka kubaza umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana ukomeye kandi usize amavuta cyane, reka tumusabe anatubwire ku buryo bamubona, yaba bashaka kumutumira kugira ngo baganize ku ijambo ry'Imana n'ibindi Imana imukoresha, n'abandi bifuza ku bindi bibazo, bafite ibindi bibazo byose, ashobora gutanga nimero ziwe, cyangwa se mukavuga naho uri bakanahagusura. Degarega abanyarwanda tugira turacyafite urukundo, turasurana. Yes, Imana bamugisha kubabikenera kumvugisha. Gusa muri iyi minsi twavugana no kuri telefone, cyangwa tugakoresha n'uburyo bwose bwa WhatsApp. Nimero yanjye ni 0868187 so iyo niyo nimero yanjye wankenera. Haba ari mu ivugabutumwa, turahari kugira ngo dukomeze kuvuga Kristo, nicyo twahamagariwe nta kindi. Muri iyi minsi rero ndi muri gahunda ya konji, so hari akandi kazi mba ndi gukora nkora, ndi muri konji. Igihe rero wampamagara mpugutse, ejo utazampamagara uvuga ati se mukozi w'Imana ko twaguhamagaye bari mwavuze yuko twaboneka isaha n'isaha, so hari igihe mba ndi mu kazi nanone mpuze, ariko
iyo twavuganye tugapanga igihe uwo mwanya ndawubona nkaza tugakora umurimo w'Imana nta kibazo kiri. Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha cyane kabisa, muzamuhamagare na deliverance rwose, amavuta ya deliverance arabikubita bira bidayimoni byazengereje abantu bikarangira. Shalom shalom rero naho ubutaha, Imana ibagirire neza.